Yes Abdul. Bimeze bita Abdul. Abo bimeze neza. Kutazamura ijwi se. Bikomeje kugorana. Akano no gutaha byakoraniye ngusanze hano kuri tapi. Cyana ni ubu ngubu ngomba kugenda bumaze kugoroba. Uragenda Niko bimeze. Bumaze kugoroba nibwo ngomba gutanga ingiza tamu mu gicuku babwa nta muntu uri kukureba. Uraguma hano kuri tapi kugeza ryari? Niko kunyo tukwa kumugenda. Kibazo nambaye ubururu n'umweru biragaragara. Ubu ntabwo wajya mu gasya tanona? Ubu ngubu ntabwo nabakira. Amaherezo azaba yahe Abdul? Uzihisha kugeza ryari? Imana nigiye. Imana igiye kubatabara. Abdul, urebye mu by'ukuri match yashize ya AS Kigali. Twari turi kumwe muvuga ati Imana nidutabare badukorera impinduka abayobozi nibadutabara. Abayobozi barabumvishe, RGB irabumva, ikora impinduka ibazanira umuyobozi wanyu navuga ni nk'umubyeyi wa Rayon Sport. Abdara, murenze Abdara kuko buriya ni umubyeyi wa Rayon Sport. Iyi ni inshuro yayoboye Rayon Sport. Ejo bundi bakuraho Sadate aza kuba ari uyobora inzibacyuho, none dore n'undi aragarutse ayoboye inzibacyuho kuyo Tadeyo. Ni ibintu mwakire gute kuba hari mufite abayobozi bashyashya baza nabo bakongera bagabanganya n'ikipe ya Gicumbi izamutse mu cyiciro cya kabiri? Dufite n'ikibazo cy'umutoza. Wabibonye kuri iyi match yaba dufite umutoza mukuru uri macuwa bagagombye kuba iyi Gicumbi twayitsinze ko twayitanze kwinjira mu mukino, ariko habuze konsinye z'umutoza uburyo aganiriza abakinnyi ubona ko babagago bafiso bakinaga ibintu bibishakiye mu kibuga birwanagaho. Babona na Basane twari twizeye, Basane arakina yubitse umutwe, ntabwo umutoza muhamagara ngo Basane aracyamutinya, aratinya yaramutinya naga mubwira ngo bagago nako Basane zamura santere abataka babashe kuba babona intsinzi. Abdul, none uragira uti ikibazo kibaye umutoza, nyamara mbere mwatakaga muvuga ngo ikibazo ni ubuyobozi, none aka kanya ubuyobozi burahindutse namwe murahindukiye uti ikibazo ni umutoza. Abdul, muzahora murira kugeza ryari? Nyumva neza kandi nkubwire ko nubundi ubuyobozi bwaje bubona ko nyine Rayon Sport irimo ibintu nakwita nk'imyiryane, irimo yumva ko byari bitangiye kugera ku ntera ngo mwebwe muri bisambo, ngo mwebwe gucya bakabizana no mu bafana, n'abafana baduteje umwiryane kubona ko twagitangiye kugira utuntu ko kwanga umuntu ku giti cye. Utangiye kwanga umuntu umunyarwanda mugenzi wawe akavuga ngo uriya wowe ukamutunga urutoki, biba byageze byafashe indi ntera. Babanje gufata gutera intambwe yo kuba babasha kuba batwunga abafana bakatugarura umwuka mwiza, n'abo bayobozi bazana ibibazo bakabashyira hanze. Ariko nubwo nyine bashyizeho ubuyobozi bushya, nyine birasaba ko ubuyobozi bugiye kubona akazi katoroshe, bugiye n'umukoro nabo babonye kuko bagiye bafite akazi nyine, bagiye kugira ibibazo bakemura muri Rayon Sport, bagiye gukemura ibibazo bya mikoro muri Rayon Sport. Kwanza ubu ngubu amikoro ibyo biragaragara ko nimba twaragiye tukagura abakinnyi nka bayive, ntabwo turajya guhangana n'umukinnyi wo muri za Ghana, muri za Cameroon, ntabwo biragoye. Ariko ubuyobozi bujeho nyine bufite akazi katoroshye. Icya mbere bagiye mu maguru mashuri ngubu tuvugana, byagaragaye ko Feruzi ari umunyabwoba, ari umutoza uri hasi turi kuri rwego rwa Rayon Sport. Nega ntabwo nabara kubivuga, nose mvuge ngo dufite ngo nta kibazo ngo umutoza dufite. Tugiye guhera kuri ABCD, tugiye guhera muri staff, muri coaching, mu bakinnyi, tuzamure nyine turebe nyine no muri ya mikoro muri bwa buzima bwa Rayon Sport. Ibibazo byanakomeye na Skol yatejemo rega. Skol yatejemo gute? Skol yavuze ati murenze Abdara ntabwo tubyumva, kuko ngewe ndabizi neza ko bari abayobozi ba mbere bari abantu bavuyeho bumvikanaga na Skol, hari ibyo bajyaga bumvikana mu ibanga. Ako Abdul, ntaguciye mu ijambo, Skol ntabwo ari kamara cyane. Skol itaraza, icyo kintu nanjye navuga, Skol itaraza Rayon Sport yabagaho. Icyo ntabwo numva ko ari cyo kibazo kiraje shinga abafana ba Rayon Sport cyangwa se ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Ahubwo reka twigarukire ku kibazo icyo kibazo cya Skol tukivuga ko oya Abdul, Skol impamvu ntabwo Skol niba idahari Skol idahari Rayon Sport yabaho. Rayon Sport yakoreye imyitozo kuri malaria, Rayon Sport yakoreye imyitozo hehe, niyongera kuzana ibintu by'ubwijyane byo kugisita ngo ntabwo dushaka umuperezida nabo bajye ku ruhande. Abdul, ntabwo umuntu yaza kuguha inka ndagutegeka nuko uzayitunga, nuko uzayigaburira, nuko uzayirera.
iyo ayiguhaye ni wowe uzi management y'iyo nka yawe. Skol nimba itera inkunga Rayon Sport ntabwo izaza no kwitegeka ko uko iyi Rayon Sport iyoborwa. Ingoma yarivuyeho niko byari bimeze barategeka. Niyo mpamvu Abdul ngira ngo tuganire ku kibazo kiri muri Rayon Sport nyirizina kijyanye n'umusaruro utari kuboneka mu kibuga. Abdul, Rayon Sport igaragarira kuri tapi vert mu kibuga. Rayon Sport itari gutsinda, Rayon Sport ibyishimo birabura mu bafana. Nawe niyo mpamvu turi kuganira ubabaye. Ubonye Rayon Sport inganyije na Gicumbi izamutse mu ciciro cya kabiri nibwo kizamuka. Abdul, hakorwa iki kugira ngo Rayon Sport yongere itange ibyishimo mu bafana? Bro, mbere na mbere Rayon Sport nibanze ishake amikoro bro. Kugira ngo amikoro nibona mikoro nibwo kugura abakinnyi nyine bakomeye bo guhesha ishema Rayon Sport nyine bamenye ngo bahagarare mu kibuga nyine bakine. Urabona umupira warabuze muri Rayon Sport, turareba ni muri studire. Uzi ko ino match umunsi sinzi nuko wari uri kure yanjye nabaye umutoza twarashakuje cyane ngo Feruzi nasimbuze nababonaga ku munota wa 75 gutyo musakuza Feruzi twe tubora kubivuga kuri tapi vert tuba tubiriwe. Umukinnyi arananirwa neza agahagarara neza, abakinnyi bananiwe. Kuba Asumani yatsinze no kumushyiramo bari kujya kuva muri twari kugaruka muri mita ya kabiri Asumani arimo yinjira mu kibuga arikana na Bagayogo. Abdul ariko nyine nkuko warumbajije ku kibazo cyakorwa muri Rayon Sport kugira ngo Rayon Sport yongere ibone icyacyubahiro cyubahiro cyayo igitinyiro yahoranye ishema ryayo. Birasaba ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bugiye kujyaho byaragaragara ko bano bayobozi bavuyeho pe byabananiye kandi nta n'umurongo bafite, nta n'icyizere bafite ko tuzagira hazabamo iminuka muri Rayon Sport. Ubu n'abo umuyobozi bashizeho ngo azibe icyuho cyari kiriho mu nzibacyuho Abdara, uyu muyobozi nakore iyo bwabaga vuba mu maguru mashyi abanza tuzanira umutoza ambabarire cyane. Hari amakuru ndi kumva ari gucaracara ngo Rotifi nagaraza gutoza Yves ngo amwigishe afami ya Rotifi agaruke ngo arashaka kumugarura. Ntago mbibona, ntago mbona ko ari Rotifi ari we ugomba gukora challenge, ugomba kugarura ibyabuze muri. Birasa umutoza ufite igitsure, umutoza uzi guhagarika neza mu abakinnyi bafite mu bushobozi bwabo, abigishe n'amayeri menshi. Urabona ko na Basani abakinnyi bacu basubiye inyuma cyane, basubiye inyuma nyine bakeneye wa mutoza. Bigaragara ko uriya mutoza Feruzi nyine baranamupinga bamufata nk'umubenceri nk'umukinnyi uri mu kibuga. Buriya niyo mpamvu uzabona umukinnyi ubanza mu kibuga umubenceri atamugira inama, ubona yamugiriye inama urabibona barashwana cyane. Umwiryane nyine urahari, ibyo biragaragara ko muri Rayon Sport nyine, ariko twizere neza ko bigiye gukemuka. Twizere ko rwose ubuyobozi bukuru turabashimira pe, mwarabidukoreye, twararize pe amarira. Abanyarwanda twari tumaze guheranwa n'agahinda rwose, amarira twarize igihugu cyacu murabizi. Ntabwo dukeneye kongera ahandi marira rwose, bakemura ibibazo. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwishyire hamwe, nta nubwo rega abo ngabo tuvuge ngo babirukane muri Rayon Sport bagende. Oya, nimba ari abareye koko nibatera inkunga Rayon Sport, ya mikoro nyine niba yazane bashigikwe, niba koko batari ikibazo nibashigikira ubuyobozi buri bo batanga umusanzu muri Rayon Sport igira mikoro nyine ibona ubushobozi. Abdul, ni Rayon Sport ubonye uvuga ko mu by'ukuri ifite igihanga muri coaching staff, cyangwa se ifite ikibazo gikomeye cyane mu mitoreze yayo cyangwa se mu batoza. Uretse kuba ifite ikibazo mu batoza, ahandi haba mu kibuga imyanya ubona ikwiye gusimbuzwa muri Rayon Sport ni iyihe? Bro, imyanya muri Rayon Sport harimo ibibazo bikomeye cyane. Urabona muri defense, muri agi, buriya Emery yari umukinnyi mwiza mu myaka yashize pe, ariko urabona Emery twa tuzi ko ari umucunguzi nawe ugiye kuza akaba yazi icyuho cyaba Omar Nyinge n'iki, ariko byaragaragaye ko nta muntu urasimbura Omar Nyinge mu kibuga, ko turafite ikibazo muri agisi babibona. Buriya yo umuzamu akomera afite abakinnyi imbere ye bahagarara neza, bazi guhagarara mu kibuga. Abazamu dufite ntabwo ari babi cyane, ntabwo nabona ko twahita tujya kuri furesha ngo mvuge ngo mwizamu n'uyu mwana uretse ko bamutsinze igitego ku burangare bw'abadefanseri bari bahagaze n'abo ba Emery. Ariko umukinnyi muri agisi dukeneyemo umukinnyi wo gukinana na Nusu Diagne. Imbere yaho ko biragaragara ko
muri Mediane naho dukeneye umukinnyi ukomeye, umukinnyi wabonye ko twakinaga dushambagura ikipe isandagaje, ariko nabisobanura mu Kinyarwanda birangoye mutatanye cyane. wabonaga ko hagati nta mukinnyi n'umwe uri hagati kabisa wo kuba yakiyaminiye akavuga ati iyi Mediane ngiye kuyikontorora. buriya Mediane udafite nomero 6 mu kibuga hagati, ibyo wakina byose ntabwo wabona intsinzi nare zirita ko umumediateri umukaseri niwe wa muntu ufata baro akabanza kuba yatinda na baro akaba yanazipasa na nomero 10 bakabasha kuba bakina. Abakinnyi babiri tumaze kubona ko gatandatu dukeneye umukinnyi. Ikindi nanone nomero 10 ya Rayon Sport dukeneye umukinnyi nomero 10 bro. wa wundi wa mukinnyi ya mipira nomero 9 yatakaje, ko nomero 9 ntabwo ndahagera ku buryo nawe agomba kuba yabona yatsinda. wabonye ko babonye ahantu Bagayogo yananiwe gutsinda mu izamu rirangaye, baro nanone iragaruka umudefenseri Nisuzi yanyanga gutsinda igitego. buriya nyine birangiye mba nakibaza nk'igitego iyo tuba dufite uwo mukinnyi nomero 10 ushamburiye bari cyane imbere y'izamu ni mu izamu nyine atagira gute akaba yadepoza mu izamu. noneho ikindi kibazo tugiye kujya mu mpande turebe gatatu koko se Ganijuru yagarutse. Ganijuru rebe igihe yagiye anuganurwa kwirukanwa muri siporo, bamwirukane bamutize biranga. tugeze igihe cyo gukumbura Ganijuru. Kuri wowe buri yibonye ibyo atanze ari bihwanyije n'ibyishimo n'ibyifuzo byawe. wa musore baguze hari urusha Ganijuru. Ganijuru nyine uyu munsi yatanze umusaruro mwiza. Ganijuru yarushije ba musore, ariko nyine ntago ari we nawe uri ku rwego gatatu nyine nawe urabyumva. gatatu ikeneye umukinnyi. Abdu ndashaka kubuta tubangura kuri wowe uragira ngo ati bongeremo mu mutima wa defense baze kuri gatatu, bongeremo kuri gatandatu ni 10 kabisa. no kuri ataka ko Abasumani urabona ko nyine Asumani ntago ari wa wundi wo kugonga. urabona ko nyine Asumani nyine no gukina iminota bike ko yagaruke muri mudu, agaruke muri agarure fitness ye, abe yanatangira afite ikibazo cy'akaboko abe yabasha kuba yagakoresha. ubu urabona ko aragahisha ari gukinisha umutwe, abonye ko yatsinditse n'igitego cy'umutwe. gusa n'umutekinisiye twara gutsinda nabona na baro nziza ku kaguru yanadepoza igitego kikabajyamo. dukeneye n'undi mwataka ucyaye wishanyarazi kuko biragoye nyine baforunganye guhita agaruka nawe biragoye. yagize ikibazo mu mvune afite ubwoba, ntabwo ari wo muwato twamucira ku gitutu ngo ahita agaruka, biranagoranye. dukeneye abakinnyi bro, dukeneye undi nomero 9 umukinnyi kabisa ugonga. wabonye nomero 9 yaje Gicumbi yatesheje umutwe bakabanga bagatera baratari ngombwa amaswata n'iki n'abayemereye abayakaza. ariko nyine urumva ko dukeneye imyanya myinshi cyane. ubwo rero ntago ari vuba, ni mu kwa mbere. wabonye ko abafana muri iyi minsi muramubayeho gute? ni ibibazo nyine. wabonye ko abafana bo batangiye nanjye uribuka ko kuri match ya AS Kigali natangaje wambwiye ko utazagaruka. nagutangarije natangaje Zif Media na Zif Sport ko utazagaruka. na Zif Sport twaraganiriye nababwije ukuri, ndababwira ati muravuga ati kwa Abdul ugiye gucika ku kibuga naye nayamanitse amaboko aravuga nta mpinduka. noneho ari ugutsindwa sibyo. ngubu turi gutsindwa, ariko nyine ntawe tubona tuvuga ngo turabyegeka kuri ine, nabo tubyegeka kuri Abudaruje kano kanya haracyari kare. naho reka tumuhe igihe, tubahe igihe ikipe bayishire ku murongo bayubake. ariko nyine ikipe Rayon Sport kubaka ifite ibihanga byinshi, ikeneye abakinnyi no gushira Rayon Sport ku murongo. hano ya Rutifi bamwihoreye, nabonye manager we amaze iminsi twagiye kwakira Murenzi Abdara mubona ari muri bamwita Boboni Hussein Boboni. naramubonye cyane ko arimo kumvisha uburyo Rayon Sport ikeneye kugarura Rutifi, hari ibyo yakagombye gutanga tata. twaramubonye twaramwiboneye nawe Rutifi nawe ntago ari ku rwego rwa Rayon Sport. batubabarire cyane, babashakira undi mutoza utari ko dusubira hajya ni mu gisheke, kurya igisheke ukongera ukagikanda ukongera ukagisuramo mu gisheke wari ako kantu kunyunyuza igisheke waje igikatsi oya no wapi ibyo ngibyo byo ndabihakanye. bihangane cyane, bashakira ahandi, bashaka undi mutoza. bajya hano muri Afurika bazana abatoza barahari bicaye badafite akazi, bashakishe undi mutoza wo kuba yazamura urwego akaba yagira gute yatanga umusaruro muri siporo. Abdu ijambo rimwe ku bafana dusoza. abakunzi ba Rayon Sport murabizi ko ikipe twarayibeye pe. iyi ni ikipe itubaka umutima. buriya rero abafana ba Sport tugira umutima ukomeye, ibikomeye cyane. iyi mitima yacu dufite abakunzi ba Rayon Sport bro,
ayandi ma ekipe biramutse baramutse bagize umutima nk'uwabariro tugira pe abafana nta kibazo ntago twacika intege cyane ahubwo twebwe abakozi ba siporo turareba se turazira iki nicyo kintu kigezweho nagomba dufite match y'i Musanze ndabasaba ko bareke gucika intege nanjye ni mu bantu bari baravuze ko nazagaruka kuri ariko baze tuyi Musanze byibuze turebe ko twakomeza gusirikare siporo kugira ngo mu kwa mbere umwaka utaha bongeremo amaraso mashya. Abdou reka ngushimire urakoze cyane komeza ugira umugoroba mwiza. Murakoze cyane.